Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza abana b'Imana, inshuti z'umusaraba. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye kuganira ku Mwami Yesu, ku murimo yakoze ukomeye wo kutubatura, wo kutugira abana b'Imana. Haleluya. Turasoma mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa mbere, uravuga ngo ubwo Kristo yatubaturiye kuba b'umudendezo, nuko muhagarare mushikamye, mutacyongera kubohwa n'ububata. Amen. Hano turashima Umwami Yesu kubw'umudendezo yaduhaye, watuvanye mu bubata bw'amategeko y'agahato, mu buryo butumwa twemerwa imbere y'Imana, ahubwo umudendezo ukatugira imbata za Kristo, tukemerwa n'Imana kandi turi mu buntu bwayo. Turi mu buntu bw'Imana, yatubatuye mu bubata bw'ibyaha, noneho aduha umudendezo, tuza mu rugo rw'Imana. Haleluya. Imana rero idufiteho umugambi w'Imana nk'abana b'Imana. Ni iki Imana yaturemeye? Kuki turi mu muryango w'Imana? Turi mu muryango w'Imana dukora iki? Imana yaturemye idushakaho ko dukora iki? Tugiye kureba uko isi yaremwe, turebe uko byabaye, noneho tugende tumenya neza ubwami dushaka kujyamo, uko tuzabugeramo. Haleluya. Iyo dusomye rero mu ijambo ry'Imana, dusanga ko dushingiye kuri uriya murongo tumaze gusoma mu gice cya 5 umurongo wa mbere, dusanga ko umutwaro utihanganirwa muri kamere muntu urangwa n'ibyaha. Iyo rero ibyaha bidutanga imbere kubera kamere, kuko niho dusoma mu ijambo ry'Imana ngo iyo dushaka gukora ibyiza, ibibi bidutanga imbere. Iyo ni kamere muntu, niko imeze. Ariko rero Yesu ashimwe ko iyo kamere tugenda, Umwuka Wera agenda ayihata ibiboko, tuyihata natwe ijambo ry'Imana, tukagenda tuyisigingiza iyo kamere ku buryo idakomeza kutubuza gukora ibyiza kandi ari byo Imana idushakaho. Noneho nubwo byaza, ariko rero Imana igakomeza kuturwanirira, yatubohoye, tubohora ku mategeko, itujyana mu mudendezo. Imana rero ashaka ko tuyoborwa n'urukundo rwayo, tuyoborwa no kuyizera. Iyo dusomye kugira ngo tubyumve neza icyo Imana yaturemeye, dusoma mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri, tukabigereranya no muri Yesaya igice cya 45 umurongo wa 8. Hagati y'umurongo wa mbere n'uwa kabiri, umurongo wa mbere uravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Umurongo wa kabiri, isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Hano ni mu gice cya mbere. Noneho umurongo wa 45 rero mu gice cya 45 muri Yesaya umurongo wa 18 uravuga ngo kuko Uwiteka waremye ijuru ari we Mana, ari we waremye isi, akayibumba, akayikomeza, ntiyayiremye idafite ishusho, ahubwo yayiremeye guturwamo. Avuga ati ni jye Uwiteka, nta wundi ubaho. Isi yayiremye ifite ishusho. Noneho umurongo wa kabiri hariya tukabona ko hari isi itari ifite ishusho. Byagenze bite rero? Uko byagenze ntabwo ari byo tugiye kureba. Uko byagenze ni ukubisanga mu byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 7 kugeza urangije icyo igice cya 12, kuko niho usanga mu ijuru harabaye intambara, noneho Satani akirukanwa mu ijuru. Noneho kwirukanwa mu ijuru rero yaje ku isi. Iki cyatumye isi yandura, naryo dusanga ko mu gice cya 2 cyo mu Itangiriro dusanga ko Imana yajyanye umuntu ikamushyira mu ngobyi. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 15, kugira ngo uwo muntu ahingire ibirimo kandi ayirinde. Ibyo ngibyo ni ukubifata, ni ukuvuga Imana yaremeye isi umuntu. Isi yayiremeye umuntu, jye nawe abana b'Imana, ni twebwe yaremeye iriya si. Ariko Satani yaraje arayangiza. Iyo dusomye nanone mu Befeso igice cya 4 niho dusanga cya 6, niho dusanga ko turwana n'abatware, n'abanyabushobozi, n'abantu bafite ububasha bwo myuka mibi yo mu kirere. Abo ngabo rero nibo bari
mu kirere, aho iyo hejuru mu kirere cyo mu ijuru bita ciel kuko itandukanye na cieux. Imana iba dans les cieux, iba mu ijuru, bavuga les cieux, ariko aho hejuru mu kirere mu isanzure rizengurutse isi, rizengurutse n'ibindi biremwa Imana yaremye biri mu kirere, aho ni mu kirere nyine. Naho iyo usomye mu gifaransa bavuga le ciel. Ni ukuvuga rero Imana yaremye isi, iyiremeye umuntu kugira ngo ndetse n'ibirimo byose ku isi, kuko hari ubutaka, hari n'amazi, bya biri mu kirere, bya biri mu mazi, bya biri ku butaka, ibyo ngibyo Imana byose yarabiremye, ibiha umuntu ngo abitegeke, amuha ubutware. Imana imuha ubutware, nicyo dusoma mu Itangira igice cya mbere umurongo wa 26, ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, noneho kugira ngo atware ibiri mafi, biri mu nyanja, amatungo n'iki, kandi imuha umugisha ku murongo wa 28. Ukuvuga rero Imana yaremye umuntu imufitiye gahunda, hari ibyo ishaka ko akora. Ubu rero mu by'Imana ishaka ko dukora, nuko mu byo dukora kandi nuko tuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bakizwe. Ibyo ni iby'umuntu, ni bireba umuntu kugira ngo akizwe, kugira ngo agire ubutware, amenye ko afite ubutware ku byaremwe byose. Aho kuko usigaye ureba muri iki gihe ugasanga ahubwo ibyaremwe birashaka kugira ubutware ku muntu. Umuntu niwe ufite ubutware ku byaremwe byose akabitegeka. Ntabwo tugomba kwemerera ikindi icyo ari cyo cyose kudutegeka, kimwe na Satani nawe ni icyaremwe. Nicyo Imana idusaba rero ku ruhande rwayo. Iyo dusomye mu Bakorino ba mbere igice cya 15 umurongo wa 57, Imana idusaba ko tugomba kunesha Satani mu izina rya Yesu. Ku ruhande rw'umuntu rero tugomba gutwara ibyo yaremye byose biri ku isi no mu kirere no mu nyanja. Yaduhaye ubutware, kugira ubutware. Icya kabiri, yaduhaye kurwanya Satani tukamunesha mu izina rya Yesu, kuko Yesu ni umuntu uduhagarariye. Imana yohereje kugira ngo aturwanirire abo mugaba wacu, tubone uko dutsinda. Yesu yaratsinze rero, ni umugaba mukuru, ni umugaba w'agakiza, nk'uko tubisoma mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 10, ngo kuko byari bikwiriye ko Imana byose byaremewe ikabibeshaho, iyobora abana benshi mu bwiza, itunganishije rwose umugaba w'agakiza kabo kubabazwa. Kristo Yesu umugaba wacu mu rugamba turwana, yabanje kubabazwa, akora umurimo ukomeye ku musaraba. Ntabwo ari byo twiga, ariko turareba umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu. N'iki Imana idutezeho, n'iki Imana idushakaho. Imana irashaka ko dusubirana ubutware bw'ibyo yaremye. Ibyo yaremye, byaba ibigenda ku butaka, byaba ibimera, byaba biba mu mazi, byaba ibiguruka mu kirere, ibyo yaremye byose tukabigiraho ubutware. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, umugambi w'Imana, mbese inshingano Imana iduha, ni ukurwanya Satani tukamutsinda. Haleluya. Umurongo wa 18 mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 18 uravuga ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Haleluya. Mu byo duhura nabyo rero, ntabwo tuzaba imbata y'icyo ari cyo cyose, ahubwo tuzaba imbata z'umugaba mukuru wacu Yesu Kristo, kugira ngo tugende mu rugamba kandi dutsinde. Imana ibaha amahoro kandi ibaha ubushobozi bwo kurwana no gutsinda mu izina rya Yesu. Amen.